Ndagushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, ndagushimiye Uwiteka Imana ikiranuka, ndagushimiye kubw'uyu munsi, ndagushimiye ko wandinze, wakoze kubana nanjye, wagendanye nanjye Mwami, wirwanye nanjye Data, wakoranye nanjye mu kazi, nabonye ineza yawe, nabonye ukuboko kwawe, nabonye impuhwe zawe, wandinze mu muhanda ngenda, utesha agaciro imbaraga zose zishobora guteza impanuka, wagize neza wawe icyubahiro, wandinze ibyo nzi n'ibyo ntazi, ndagushimiye, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ushyize hejuru muri aka kanya Data, ndakubashye cyane kuko urabikwiriye, niwe wenyine ukwiye gushimwa, niwe wenyine ukwiye kubahwa, nta yindi Mana ihwanye nawe, nta yindi Mana ikunda abantu nk'uko udukunda, nta yindi Mana ibeshaho nk'uko utubeshaho, uratwambika, uratugaburira, uradukuyakuya, utugirira neza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi Mwami Imana Nyiringabo, nibutse ko hari benshi babyutse ariko ntabwo bagiriye amahirwe yo kongera kuryama. Ineza ungiriye Data, ukaba wanyimanye mu mbaraga ziteza urupfu, ukaba wanyimanye mu mbaraga mbi zose, ukaba wemeye kongera muri uno mugoroba mwiza, izina ryawe rihabwe icyubahiro, ndabigushimiye. Nje imbere yawe rero nzanye umutima wanjye, ndawukweretse Data, kugira ngo ubanze uweze rwose, uwutunganye, ukureho imbyiro, ukureho imiruho, amaraso ya Yesu Kristo aweze rwose, awuhindure mushya muri Kristo Yesu. Amaraso yawe Yesu Kristo nkureho imivumo yose isi yawe yashyize ku buzima bwanjye. Hari imivumo nawe nivumye kubera kugucumuraho, hari n'imivumo isi yamvumye, hari imivumo abanzi bamvumye, hari imivumo abapfumu bamvumye, iyo yose ikurwaho n'amaraso yawe Yesu Kristo muri aka kanya. Ungire icyaremwe gishya, ungeze imbere n'inyuma, weze umubiri, weze roho, weze na esprit mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ya Dawidi, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka, Imana ya Aburahamu, Imana yanjye, ndagushimiye muri ino joro kandi ndarigutuye. Ubane nanjye, urimperemo umugisha wawe, urimperemo amahoro, nsinzire neza rwose, unsure unganirize numva imvugo yawe, uburinzi bwawe bubane nanjye rwose, unone imbaraga z'umwanzi zose mu izina rya Yesu. Umbere aho ntari, ungire aho ntashobora kujya, undwanire intambara izo ntashobora kwirwanirira, utsinde, uneshe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Yesu Kristo w'i Nazareti, kuko wemeye gupfa kugira ngo mbeho, wemeye kubabara Data kugira ngo njye nishime. Amaraso yawe niyo yambeshejeho, intsinzi yawe niyo ituma nsinda Satani. Ndakwinginze kugira ngo ayo maraso wamenye ku musaraba angaragareho muri aka kanya. Amaraso Yesu wamenye i Gologota, muri aka kanya angaragareho. Imbaraga y'umusaraba imbere intsinzi muri iri joro. Ni nayo mpamvu mpagaze mu mbaraga mpabwa n'amaraso ya Yesu, nirukana imbaraga z'abarozi, nirukana imbaraga z'abapfumu, ndirukana imbaraga za karande, ndirukana imbaraga z'imiruho, ndirukana imbaraga z'inyazi, ndirukana imbaraga z'icyangiro, ndirukana imbaraga z'igisuzuguriro, ndirukana imbaraga z'ubukene. Izo zose nzikusanyirije hamwe, ndategetse kugira ngo umuriro w'Imana umanuke uvuye mu ijuru, uzitwike zose zishye zirangire mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana Nyiringabo, umbere umurinzi w'urugo rwanjye, urinde umuryango wanjye, urinde inshuti zanjye, urinde igihugu cyanjye, urinde isi yose mu izina rya Yesu. Ntare yo mu muryango wa Yuda, ndakwinginze ngo wicare ku muryango w'inzu yanjye, umbere umurinzi rwose, wirukane
imbaraga zose z'umwijima zishobora kwinjira hano, uzirukane mu izina rya Yesu. Wirukane imbaraga z'abapfumu n'abarozi zishobora kwinjira hano, wirukane imbaraga z'ubujura zishobora kwinjira hano, uzirukane. Wicare ku muryango w'inzu yanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wemerere gusa imbaraga itera amahoro, imbaraga itera ubwiza bwawe, imbaraga itera ineza yawe, imbaraga itera gukiranuka, imbaraga itera umugisha, imbaraga Uwiteka Imana izanye amasezerano yawe, amasezerano wamvuze wasohore mu izina rya Yesu. Umbere maso, urinde amazina yanjye, urinde amafoto yanjye, urinde imyenda yanjye, urinde imisatsi yanjye, urinde inzara zanjye, ubitwikirize byose amaraso ya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima zakoherezwa zose ku myenda yanjye, izakoherezwa ku mazina yanjye, izakoherezwa ku mafoto yanjye, izakoherezwa ku misatsi yanjye, izakoherezwa ku nkweto zanjye, izakoherezwa kuri njyewe ubwanjye, zose Uwiteka Imana Nyiringabo zibura aho zifata kubw'amaraso ya Yesu Kristo antwikiriye njye n'ibyanjye byose. Zose uko zakabaye zisubire kuzohereje mu izina rya Yesu, zisubire kuri nyirazo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Njyewe ndi umwana w'Imana, ndera ndakiranuka kubw'amaraso ya Yesu. Mpamyanya n'umutima wanjye ko ndi umwana w'Imana, ntaho mpuriye na Satani mu izina rya Yesu. Ndi ikiremwa gitagatifu kubw'imbaraga y'umusaraba mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndaryamye sinzire, nisigure rwose. Iki cyumba cyanjye ucyeze rwose, ugihindura icyumba gitagatifu ku buryo Satani atashobora kucyinjiramo, abadayimoni bagitinye mu izina rya Yesu. Sinzire neza mu mahoro yawe, ntabwo mfite ko kuhambereye. Ngufitiye icyizere kuko uri Imana yanjye, ngufitiye icyizere kuko uri Imana inkunda, ngufitiye icyizere kubera ko uri Imana itabara. Urukundo nkunda ruruta izindi mbaraga zose mu izina rya Yesu. Urakoze Data, urakoze Yesu, urakoze Mwungeri mwiza, urakoze Roho Mutagatifu, urakoze abamarayika barinzi, murakoze. Izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo rihabwe icyubahiro kubwo kubana nanjye muri ino joro mu izina rya Yesu. Amen.